kumva yakumva ko kana abantu mwaremwe mbere mukigira nk'abaremwe nyuma bafitanye urubanza rukomeye n'Imana. Bishatse kuvuga iki ubwo? Umuntu waremwe mbere ni ikikwereka ko yaremwe mu zindi mbaraga. Hanyuma rero ibaze umuntu yari yuzuye umugabo ariko Imana ifata urubavu rwonyine, sibyo? Urubavu imusigira amaboko, imusigira amaguru, imusigira ingingo zose, ikuramo urubavu gusa, ibarirwa irema mu mugore. Urumva imbaraga zaremye umugabo, hari imbaraga Imana yamuremanye zitari nk'iz'abagore, ariko ibintu abagabo bakora ntago bakora ibintu bihwanye n'imbaraga zabo. Nzabivuga kandi mbabaye. Yego. Ariko umugore Imana iramutabara gatoya, inzira y'urusengero akaba yayicitseho. Kandi buryo uko ujya gusenga uri umukobwa usaba umugabo, n'ubundi uzasenga usaba umwana. Nusenga usaba umwana, uzasenga usaba icyo kumurera. Nusaba icyo kumurera, uzasaba kumujyana mu ishuri. Namara kugerayo uzasaba minerivare. Nusaba minerivare. Reka dutangire tubasuhuza tunabahereza ikaze kuri Mama Charlene official. Sibyo? Muraho neza, mwaramutse Mama Charlene. Amahoro. Kuri Mama Charlene official murakomeye. Turakomeye cyane. Urabona ijambo ry'Imana n'inyigisho zitandukanye n'inama n'impanuro abantu bagenda bazikurikiriza kandi ukabona ziragenda zibahindura. Yego cyane. Ndi kubona biri kugenda neza. Ubundi intego y'ijambo ry'Imana ngo no kugira ngo rigende rikora icyo rishaka mu mitima y'abantu. Aho kugira ngo rigende rikora icyo mwebwe nk'abigisha mushaka. Ari nuko rimwe na rimwe hari abantu baza kubwiriza cyangwa bagatanga inyigisho bashaka ko izo nyigisho zigenda zigakora icyo bashaka mu mitima y'abantu, aho kugira ngo bareke ijambo ry'Imana risoze gukiranuka kwaryo rigende ryo rihindure abantu. Iwawe rero ndabona abantu bari kugenda bahinduka, riri gukora icyo rishaka ijambo ry'Imana rero. Rwose birimo kuba ndi kugenda mbibona, nkurikije na komenti n'abanyandikira n'abampamagara n'abihana n'abari kwatura n'abo ndi gusengera n'abari gufata n'umwanzuro wo kubatizwa bagakizwa. Nicyo nangiye kukubaza, tubu ntabajya bagusaba kubabatiza. Oya. Uko biri kose nta muntu wansaba kumubatiza kuko nta bushobozi mbifitiye. Nta burya hari ibintu babifite ba nyirabyo. Nuko dushaka kuba bigisha, tugashaka no kuba bashumba, tugashaka no kuba abapasiteri, tugashaka no kuba abahanuzi, ibintu byose tugashaka ko biba. Ariko burya buri wese afite umuhamagara Imana yamuhaye. Ubwo rero ngewe ni ukubabwiriza ubutumwa, ijambo rigakora icyo rishatse. Ariko wenda nkaba namugira inama ukuntu yabatizwa n'ukuntu yabigenza, nkanamusengera ko nta bushobozi afite bwo kubatiza. Wenda akabazo ka nyuma mbere yo kukureka ngo tubwirize ijambo ry'Imana nk'uko wabiteguye, buriya nk'ubu ububwiriza kuri social media zitandukanye, ku bitangazamakuru yaba kuyoboka Mana TV n'ahandi hatandukanye, ni wawe kuri Mama Charlene official. Buriya ntabwo ujya uhura n'abantu wenda bavuga bati Mama Charlene turashaka kujya tuguha icya-cumi cyacu, turashaka kujya tukunyuzaho amaturo yacu n'urugero wenda kuko tugufata nk'umuntu watubereye umushumba, nubwo wenda nta mavuta yagusutsweho, ndavuga amavuta y'umuhango wo kwimikwa kuko y'Imana yo burya hari abantu Imana yiyimikiye. Abantu bose bakagira ngo abimitswe n'abasutsweho amavuta. Hari abantu Imana y'ubwayo yafashe amavuta yayo irabiyimikira. Wenda nta bantu bunyamuhura bakavuga bati reka tukunyuze tujye tuguha icya-cumi cyacu amaturo, ubyifata muti iyo byagenze gutyo wenda. Hari ibintu ntinya mu isi y'ababaho. Ntinya ikintu bita icya-cumi. Ndagitinya mu bihe bya korona, igihe twari turi muri guma mu rugo. Hari umuntu wambwiye ngo arashaka kumpa icya-cumi kuko iwabo harakinze ntiyabona nuko agitanga. Ntabwo ari uwo mu Rwanda. Yampaye icya-cumi cy'ibihumbi 200. Ndamubwira inti rero ayo mafaranga ntago nemerewe kuyarya. Ini kuko icya-cumi kigira uburyo gitangwamo, kikagira n'abagomba kugihabwa. Ahubwo ikintu ngiye kumara, hari abantu bari mu bibazo nzi. Hari umuntu inzu wari ufite ikibazo cy'inzu yo kubamo. Naragiye ndamwimura, mwimuza muri ayo mafaranga, ndagenda ndamuhahira, nimuye abantu 2. Kandi
mbaguriramo n'utundi tuntu harengaho nayanjye. Urumva ko wasoje bishatse kuvuga ngo warengeje akuye baguhaye wanakoze no kuyawe ushyira nahise nkora byarenze 200 kandi abo bantu yisaha bari guha Imana icyubahiro k'ibyo yabakorera. Urumva ko wasoje ibyo gukiranuka. Nanga rero umugayo wanjyaho ngo nari amafaranga atarayanjye kandi ari amafaranga atera umwaka. Kuvuga ngo uri umutambyi byonyine banzo menye ko uri umutambyi Imana yabiguhereye ubushobozi atari byara amafaranga azatuma barwara bwaki bazarwara ubuheri bazarwara urushimbu ari amafaranga azabagira abatindi urumva azabagira n'abatinda hari uri kumva kuko akantu kitwa ikintu cy'Imana ngo icyacumi gihabwa umutambyi umurewe. Ese ubundi wayemereye kukirya kitageze mu rusengero? Ni cyo mu rusengero icyo mu rusengero uricara nguri umuhanuzi nguri umutambyi utambira hehe nguri gusengera abantu. Noneho ikindi hari nundi wampamagaye muri ibyo bihe arambwira ngo wanyemerera cyacumi cyanjye nkajya nkiguha. Ndamubwira ntido ndi umweru njye ndi umuvuga butumwa ndi umushumba sindi n'umupasteri nicyo kora icyo nagufasha uramutse ukimpaye nakijyana iwacu ku rusengero kuko njye sinemere gutanga icyacumi guhabwa icyacumi ntago ngewe mbyemerewe nta nuwo nacyaka. Icyo kora kireka ari umuntu bipanze ku giti cye urumva akabimpisha akarimira akavuga ati ngiye kujya ngirira mama Charlene gutya mu cyacumi cyane ariko ntabimbwire ko ari icyacumi yagize gute yakoresheje ntago namwemerera. Ntago rero barabimbwiye babwira ko ibyacumi atari ibyawe. Tuvuga ku cyacumi n'amaturo cyangwa reka tuvuge cyane ku cyacumi wenda ubundi mama Charlene icyacumi hari abantu bavuga ngo twebwe ntabwo ducuruza twebwe nta bintu tukora wenda tuvuga ngo turunguka ariko bakaba bafite uburyo babonamo amafaranga mu buryo butandukanye Imana igenda ibagirira neza wenda ikoresheje abantu no mu bundi buryo. Buriya bari abantu bitwara gute ku kumenya uburyo batanga icyacumi cyangwa uburyo bagombye gukiranuka ku cyacumi? Yewe hari n'ababipinga bakavuga ngo ni ibintu abashumba ngo bazanye ngo byo kugira ngo abantu ngo bajye babahanga ngo ubutunzi ngo n'ibiki byose ngo biriya bavuga ngo icyacumi kizarimbuza abantu ngo byari byo mu isezerano rya kera ngo ubu ngubu ngo Yesu ngo umwenda ukingirije ahera watabukamo kabiri ngo buri wese yigerereyo ngo hari ibintu ngo byahise bivamo ngo n'ibyo byacumi n'ibiki ugasanga abantu nibabivugaho kimwe. Wowe nk'umuvuga butumwa ukunda cyane gutanga inyigisho zo guhugura abantu niki watubwirira abantu bafite imitekerereze nk'iyo ngiyo? Reka rero nkubwire kuvuga wenda ngo umuntu yamenya gute uko atanga icyacumi nuko badashaka kubimenya. Ubu se umuntu uko ashaka kumenya icyongereza ntajya kukiga ko umuntu ashaka kumenya uko yishyura imisoro n'amahoro kuko azi yuko natishyura bazazana cya gipapuro bakagikubita kuri kuntuzanya bamenya aho bishyurira bakamenya nayo azatanga. Rero ibintu by'Imana abantu bose babishyiramo imbaraga kandi burya ibi bintu bizana umugisha cyangwa bikazana umuvumo. Kuvuga ngo abantu bamenya gute uko batanga icyacumi n'amaturo nimba hari ibintu byigishwa mu nsengero byigishijwe no kuva kera ni uburyo bwo gutanga icyacumi n'amaturo kuko burya abantu benshi babavuga butumwa n'abapasteri n'abayobozi abenshi impano bagira ya mbere niyo kwigisha ku cyacumi. Icyo kintu tucyumvikaneho ni impano bihutira n'umuvuga butumwa ufite ubutumwa cyangwa ufite ijambo ryo kuvuga ku cyacumi bamukingurira imiryango bashaka kuguha ukwezi kose ko kwigisha ku cyacumi. Izo ni baba bafite abakirisitu cyangwa ikindi kintu kugira ngo amafaranga ni meza rega nyine ukuntu uri kubivuga ati oya nuko bifite umumaro kuba kwigisha abantu icyacumi bakakizana habaho ubuzima bwiza mu itorero no mu rusengero mu bintu byose mbere yuko bigisha ijambo ry'Imana icyacumi nicyo cya mbere bigisha. Nta muntu ushobora gusaba kuvuga ngo ntazi ukuntu batanga icyacumi iryo ryo ni ikosa ariko nutanabizi wenda reka wenda mbimubwire yungukire mwaho kimwe mu icumi ku byo umuntu yungutse. Ni nko gufata urugero reka wenda mpere ku giceri cy'ijana ku giceri cy'ijana hariho icyacumi cy'icumi igiceri cy'icumi uzi ko igiceri cy'icumi nta n'ahantu wakijyana. Kuri 500 hariho 50 y'icyacumi ku gihumbi hariho 100 y'icyacumi. Ubwo urumva rero bagiye bakoresha imibare nimba wungutse 5,000 urumva uko bagenda bagitanga. Muri make nta muntu wabuze uburyo yamenya muko agitanga. Ni inyigisho zitangwa mu nsengero no mu biterane na yindi y'imisi 40 wumva
naho bajya mu mwuka umeze gute ntushobora kwibagirwa kwigisha abantu no kuyaka abantu. Hanyuma ndashaka kuvuga abantu bavuga ngo icya 10 ni imitwe. Icya 10 ni imitwe, icya 10 byari ibya kera, icya 10 reka mbabwire ngewe ndabwiza abantu ukuri, umuntu nananirwa no kugitanga ntakanabisigirize ko kitemewe gutanga. Icya 10 kiri muri Maraki, kiri ahantu henshi ngo mutange kimwe mu 10. Urumva ngo kugira ngo mu nzu yanjye habemo ibyo kurya no kunywa, ngo ngaho nimubingeragereje, ngo kandi nimutagitanga muragibwaho na wa muvumo. Ntago gutanga icya 10 ahubwo impamvu wenda bikomeretsa abantu nukubona ko ari cyo bagize iturufu, nicyo bagize iturufu, nicyo bashyize imbere, nicyo bagaragariza abantu kurusha ibindi. Burya ni nayo mpamvu umuntu ushaka koza n'icya 10 n'umwigishije gukiranuka, kuko n'ubundi umuntu utanga icya 10 adakiranuka byose nizera Imana ntigicyandika. Yego, ariko nabwo unamwigishe no gukora kugira ngo abone nyine ibyo yunguka, kuko ntabwo azazana icya 10 cyo gukiranuka nta kiranuka ariko ntagire icyo akora ngo abone amafaranga, ntabwo nyine azabona icya 10. Oya, uko biri kose udakora gukora ntabwo ari ibintu abantu inda zacu n'ubuzima tubayemo na viziyo n'iyi duniya zitwigisha ishuri ryo kukwigisha gukora. Naho waba uri umuswa, naho waba uri umurezi, iyi duniya ni event ni corona igomba kukwigisha gukura amaboko mu mifuko ugakora. Uri kumva? Nyine turavuga uwakibonye, kuko utagifite n'utayabonye nta rubanza rumuriho. Ariko we na mama Charlene nkubaze, nk'ubu nkanjye wenda nibereye hano urabona nkuri itangazamakuru rya Gikristo, nakondije ugiye atanga banza se wumve nyine nkubaze njya ngitanga. Ariko se reka nkwereke, sibyo? Urabona hariya kuyobokamana TV hariya nyine, sibyo? Kuri ya chaîne yanjye handitseho ngo uwifuza gushyigikira no murimo w'Imana mu buryo butandukanye ushobora kutuvugisha gutya bishobora kugenda. Umukecuru uri ahantu runaka akavuga ati yes ati nari mfite amadolari 50 reka nshyigikire uwo murimo w'Imana ukora. Ese ayo mafaranga nayatangira icya 10 ni mbwira inama ugenda gute icyo gihe? Urumva bayampaye ashyigikiye umurimo w'Imana nyine kujyanye muri ibibazo. Ayo mafaranga aguhaye ariko icya 10 reka nkubwire nuse nacuruje nungutse. Jewe ayo mafaranga baguhaye ariko icya 10. Umuntu angiriye impuhwe n'urugero akambwira ati ngo haye 5,000 ugenda ugure fanta ariko icya 10, kuko noneho ni mu byo wungutse nyine, ariko ayo ngayo ni nayidiho. Ubwo se koko amafaranga wirirwa wiyushya kuyo ukabona urashaka aho icya 10 nayiboneye ubuntu ngo nta cya 10 kiriho, ahubwo ayiboneye ubuntu uba ugomba kugikuba nka 2. Uri kumva? Icya 10 rero kiremewe. Umukirisi tuzanga gutanga icya 10 kubera ubuhenebere buriho, akanga gutanga icya 10 kubera ngo barayarya. Hari ibintu bitatureba, sibyo? Uzarebe nturebe ukuntu dutanga imisoro. Njye mbabwira ngo umuntu udatanga icya 10 ameze nk'udatanga imisoro, sibyo? Kuko imisoro iyo yatanzwe igihugu kigira iterambere. Nubwo abantu bashaka kwinubira batwatse imisoro, ariko yukase muri kaburimbo kabona ukuntu umuhanda ari umukara, wakata hanga ukabona bafashe nk'iri hariya muri mo Kigali bapasuramo umuhanda, hasigaye imodoka irahanyura ikanyerera, ukabona amatara, ukabona amajyambere, uhita ubona ko imisoro itapfuye iki ubusa. Hanyuma icya 10 nacyo gifite icyo kimaze mu rusengero, gifite umumaro pe, naho abakirya ntibitureba. Ubwo n'abavuga kuri ya byose bavuga ngo nicyo barya mu bintu Imana yaduhaye gukora. Yadutegetse gutanga icya 10 cyuzuye, ariko ntiyigeze dutegeka kugikurikirana ngo turebe icyo yamaze, ahubwo abantu niryo kosa bakora. Umuntu arazana amaturo agashaka no kureba icyo yamaze, umuntu agashaka akazana icya 10 agashaka gukurikirana icyo cyamaze. Ntago gukurikirana icyo cyamaze ari akazi kacu, abashinzwe kugikurikirana barahari. Ni nabi Imana izagira ite izakurikirana, kandi Imana izakurikirana bariye icya 10 nabi bakagikoresha nabi, ni nayo izakurikirana batagitanga. Icya 10 rero ntigiteze kuva kuri pause, nta nubwo giteze kuvaho, ntibishoboka. Ahubwo wenda harimo abitwaza ngo wenda nka bwa butumwa merutse kumva
ngo Imana yaravuze ntabwo Imana yigeze itegeka ngo kiveho burundu ntabwo yavuze ngo kiveho burundu ko numvise buriya butumwa nta nubwo yavuze ngo gihagarare burundu nimba Imana yaravuze ngo kibe gihagaze bagifashisha abakene wa muntu uzibeshya akibeshya akanga kugitanga ntagifashishe babakene koko urubanza ruzamujyaho icya 10 rero kiremewe yego bakunze ibiyobokamana TV mwabyumvishe impamvu nabajije mama Charlene bijyanye n'icya 10 harimo ibibazo namubazaga birimo ibyo umuntu yari yantumye kubaza mpita profita rero ndabimubaza yari yabintumye kuyobokamana none mbibaje kuri mama Charlene official twese dukora umurimo w'Imana n'ubundi mu murimo w'Imana haba harimo kuzuzanya ubwire ikiganiro kimara gusohoka ndafata link n'ubundi nyimuhereze bati dore bagusubije rero wagusobanurira bya bindi by'icya 10 n'ubundi umva byose abari ubwami bumwe turimo dukorera mama Charlene umeze neza rero sasa rero katuve mu cya 10 nitwibarize n'utundi tubazo dutandukanye kugira ngo dukomeze tugenda tuganira umeze neza meze neza cyane ariko iminsi ashize nabonye washimye umugore cyane uvuga yuko agaciro k'umugore nicyo kiganiro ngira ngo giherutse abagabo twebwe so uzatuvuga ryari uzadukubitagura abagabo mwenda bibikiye cyane ariko sorry mumbabarire ntabwo ari uko bibikira hari igihe nkwishinga hari igihe uvuga ibintu nka kwishinga kandi wowe uri umunyamakuru njyewe ndumuvuga butumwa rukundo hanyuma rero ushatse kuvuga iki hari igihe uvuga ibintu kandi ijambo ushobora kuvuga nkawe irigihe icyo rigutwara kubera umwuga wanjye yawe ariko nakwigana nkaba nabizira nyine ubwo arumbwiye ngo ndabakubita kandi uranambeshye abagabo rero mbafitiye message ariko ntago nenda kwitanga none ariko abantu baremwe imbere y'abagore abagabo baremwe imbere y'abagore kuba bararemwe imbere y'abagore bakigira nk'abaremwe nyuma bafite ibibazo kumva ko kana abantu mwaremwe imbere mukigira nk'abaremwe nyuma bafitanye urubanza rukomeye n'Imana bishatse kuvuga iki ubwo umuntu waremwe mbere ni ikikwereka ko yaremwe mu zindi mbaraga hanyuma rero ibaze umuntu yari yuzuye umugabo ariko Imana ifata urubavu rwonyine sibyo urubavu imusigira amaboko imusigira amaguru imusigira ingingo zose ikuramo urubavu gusa iba ari rw'irema mu mugore urumva imbaraga zaremye umugabo hari imbaraga Imana yamuremanye zitari nk'iz'abagore ariko ibintu abagabo bakora ntago bakora ibintu bihwanye n'imbaraga zabo nzabivuga kandi mbabaye yego uratwibikiye kuko nzabivuga ntishimye abantu umuntu waremwe mbere akwiye gukora nk'ibintu nk'iby'umuntu waremwe mbere birababaje aho umugabo abaho akifuza gutungwa n'umugore cyangwa umugore agatunga urugo umugabo ahari umugore akabaho nk'umupfakazi ugasanga umugore ari muri mituwere n'indure y'umutekano ayibishingwe minerivare barahari bafite abagabo babanye nuko abagore ari intwari none niba umugore ari ufite akazi wenda se oya umugabo adafite akazi ntiyabizira ngewe ndavuga abantu Imana yaremye mbere kandi bafite ubushobozi ubivugana ndavuga ababishoboye ababishoboye ariko ntabwo nabura kubavuganira nanjye ndimwe mbese ubwo nikosa mwaje reko uri kudukubitira mu gatebo kamwe hari ukuntu ubiterwa urimo urabashoka gufashanya n'umugore ntabwo ari icyaha ariko ndavara nk'umugabo utererana urugo anarurimo ugasanga umugore ibintu byose kandi ibi bintu mvuga mbifitiye video mbifitiye na audio utajya ngo ni ibintu nimagina ni ibintu biriho ni ibintu nzi ni ibintu mbona uri kumva umuntu rero waremwe mbere Imana izamubaza ibintu bikomeye kuruta iby'umuntu waremwe nyuma kuko no kuba Imana yamuremye mbere byonyine igacomoramo urubavu ikarukoramo umugore byonyine bakwiye no kuba umugabo muri ubwo buryo yego
muri Bibiliya harimo abagore benshi bagiye baba intwari, ndetse nibushize ubwo watangaga iyo nyigisho kuvuga umugore wagiye uvuga bamwe mu bagore. Ariko reka wenda ngewe nkwibariza umugore umwe witwa Hana. Hana yabaye hari umugore washatse nyine ntiyabona urubyaro, cyo koza akaba yarafite mukeba we wa Musere Penina wamujombaga cyane ati we ntacyo umaze ntaki, amufata nabi nyine birumvikana. Nyamara kandi nuko bimeze. Nyamara kandi ntibibuze Hana yuko rimwe mu mwaka yerekezaga hitwa Ishiro kujya gushima Imana no kuyisenga. Rimwe aza gutabarwa higa n'umuhigo yuko Imana nimuha umwana azamutura Uwiteka, ubundi akaba mu nzu ye aza no kubikora koko. Muri iriya nkuru ya Hana mama Charlene niki yari kwiye kwigisha abategarugori cyangwa abagore bari kureba kino kiganiro? Iriya nkuru ya Hana yari kwiye kwigisha abagore kudafuha, yari kwiye no kwigisha abagore kwihangana. Ntago mbizi ko hari umugore ushobora kubangikana n'umugabo mu rugo rumwe, urumva? Ndetse umugore areba message yonyine banditsemo ati sheri, kandi sheri namaze kubona ari izina abantu bakunda. Ushobora no kuryita umuntu nta n'ibindi biri inyuma cyane. Umugore ureba muri telefone yabona ati sheri, agahita arakara akarakara ku buryo mbese umugabo ataha ijisho ryagize gute ryatukuye cyane. None wibaze Hana yabanaga n'ura mugore Penina bakabana mu nzu imwe ari umugore kandi noneho wabyaye. Bishatse kuvuga ngo yari afite ibimenyetso byinshi birenga kimwe byari kumwemerera kuzinga karago akava muri urwo rugo. Tuvugesha kuri cyane. Yari afite ikimenyetso cy'uko atabyara, yari afite ikimenyetso cy'uko umugore ubyara nawe urabyumva. Burya Imana inafasha abagore batabyara, kandi Imana ya Isiraheli izabaha abahungu, ibahe n'abakobwa, izabahe guheka, ibahe no gukikira. Kugira urugamba rwo kutabyara ni ikintu gikomeye. Ngewe nzi umuntu wabwirwaga n'umugabo akamubwira ngo uzarya neza ari uko wabyaye, nzakugurira igitenge ari uko uzi iryo jambo. Iryo jambo rimeze nk'umuntu wafata inkota akajya agenda gukeba akujombaho gake gake ukageza upfuye. Bari kubyumva? Hanyuma rero kuba Hana nta hantu twigeze tubona yereye imbuto umugabo we mbi ngo vuga ati impitamo cyangwa uhitemo iriya kabwera akagasuzuguro ndakanze. Nta hantu twigeze twumva ayo makuru, ahubwo haleluya ngo yaratereraga akajya ahantu bita Ishiro akajya kuvugana n'Uwiteka. Hana yagize umubabaro ageze ubwo azajya avuga azunguza iminwa. Burya umuntu usakuza n'umwana barasenga basakuza, umuntu usenga asakuza batarabona Mana wirunabare wirundi abatarabona. Hari aho ujya hari naho ugera ukajya muri koma ugasenga. Ngewe najyaga nkubita y'ibiri nkaryama ntiryamira. Ntufate umwanya wo gusenga. Nge najyaga ndirira Imana nkayibwira ntayamarira ndizi. Urobanure buririra icyo rimaze. Harimo irira igitonyanga cy'inzara, harimo igitonyanga cy'inkoni, harimo igitonyanga cy'abantuka, harimo igitonyanga cyavuga ngo ndabyaragura abo ntashoboye. Ibi bitonyanga ndi kutonyangiriza hano. Urobanura untabare, kandi iyi ni Imana ifata amarira. Nta nteruro yanditsemo ikamenya ngo aya marira n'ay'imfubyi, aya marira n'ay'umupfakazi, aya marira n'ay'umunyenzara n'ay'umushomeri. Ushobora kuzana amacupa y'amarira 20. Sibyo? Harimo imfubyi, harimo abashomeri, harimo ababuze minerivare, harimo ababuze urubyaro, harimo abafite abana bananiranye, harimo abafite ababo bafunze, harimo abarwaje. Ukayatondeka ari amacupa 20. Imana ya Isiraheli, Imana yacu ikagenda ikubita ijisho ku icupa ikamenya ngo iri cupa uyu muntu arababazwa n'ubupfubyi, uyu ni ubupfakazi, uyu yararenganijwe, uyu muntu arazira ubusa, ari guhohoterwa. Imana ikamenya kugira ngo kuyarobanura. Ahubwo Imana none igera no ku rwego rwo kumenya muri ariya macupa, muri ariya marira yuzuye icupa rimwe. Yego. Imenya buri mutonyi wagiye mu iryo cupa icyo washakaga kuvuga. Imana ni seri. Haleluya. Kandi kabikora. Yego. Hana rero ageze ubwo kuvuga asakuza biramurenga biramunanira. Akajya
kugeza ubwo umutambyi ngo yamwitegereje aravuga ati ariko uzamanyura amazi kugeza ryari iryo sindwe ryawe uba wazanye imbere y'Imana ariko amusubiza nk'umugore wubaha Imana aravuga ati umugaragu wawe umuja wawe ntago nasinze nk'uko bibona ahubwo mfite umubabaro uri mu mutima umutambyi amukebutse aramuga ngo ugende Uwiteka guha icyo umutima wawe wifuza urumva aha hantu rero harimo n'andi masomo harimo n'amasomo yo kwiga gusenga yego abantu biga gusenga bajya imbere y'Imana nta kintu idashoboye ibyananiranye hirya no hino babishyira Imana hana rero harimo ibintu abantu bakwiye kumwigiraho yego ibintu umugabo wawe adashoboye nibagende babishyira Imana ikindi abagore bajye bakizwa no gufuha wabonye ko atafuye ntago yafuye ariko Imana imaze kumuha umwana umwe uyu Samuel umwe wenyine yarishimye anangeje ahimba n'indirimbo aravuga ngo uwari ingumba byaye karindwi ariko ibaze kugira ngo umwana umwe ahita avuga ngo abyaye kangahe abyaye karindwi bishatse kuvuga ngo icyubahiro yambuwe na Penini yarongera akigaruje atagiye mu kagari akigaruza atagiye gushaka inzaratsi akigaruza atifashe nk'agakome ngo bahangane icyubahiro cye akigaruza mu kinyabupfura mu masengesho urugo rwe rurakomera kandi umwana arangije ajya kumutambira Uwiteka harimo n'isomo ryo guhigura imihigo yego niho naringeze uzi ko yagiye gutambira Uwiteka ariko umugore Imana iramutabara gatoya inzira y'urusengero akaba yayicitseho kandi buryo uko ujya gusenga uri umukobwa usaba umugabo n'ubundi uzasenga usaba umwana nusenga usaba umwana uzasenga usaba icyo kumurera nusaba icyo kumurera uzasaba kumujyana mu ishuri namara kugerayo uzasaba minerivare nusaba minerivare uzasaba ubwenge nta muntu ukwiye kwihera ubwenge uzasaba no kugira ngo Imana imurinde ntabikirara ko ari urutondera kugeza apfuye azasaba paka azasaba bakwe azasaba bakazana azasaba abuzukuru asaba abuzukuruza ikintu nkundira abamama rero turi abana beza iyo Imana imaze kugukubitaho iroti urumva wenda wari warahombanye nta kazi ugira Imana ikaguha akazi cyangwa ikagukura hasi ikagushyira hejuru uhita wumva ko ibyo mu rusengero bitakureba ukumva ko kwikoraho rikaka guhinduranya ibitenge no kwigira gute ari byo byihutirwa ugasanga umuntu abayeho yikoraho gusa ibyo kuzigama amasengesho akabireka kandi namenye neza ko tuzari dupfa badushyingure tugikeneye ubutabazi buturuka he ku Mana yari yarahigiye Uwiteka aravuga ngo Uwiteka numpa umwana ikintu nzagukorera nuko nzahita mugutura arangije afata umwana we nawe yari afite gusa arangije amutura Uwiteka yego mwabyumvishe isomo rya hana reka tujye kwa Tabita nawe yabayeho nawe nyine nari umuntamu hariya yari umugore ukunda kurangwa n'ibikorwa cyane byo kwita ku babaye gufasha abatishoboye no mu bindi buryo butandukanye ku buryo yari afite umubare mwinshi w'abapfakazi bari bamukikije yambikaga yagaburiraga mu buryo butandukanye Tabita rero yaje gupfa nyine rwa rupfu rudatinya umuntu wari we wese apfuye abapfakazi barashega cyane batakira Petero bamubwira ati nyamuneka dusengera udusabire wa Yesu atuzurire uyu muntu ni kubaho kwacu niwe tubikesha n'iyi myenda twabaye niwe wayitudodeye n'ibi bikorwa byose niwe wabikoze ati yagiye twitangira mu buryo butandukanye akemera akaba yanaburara ariko twebwe aharanira yuko twabaho ati none rwose nyaboneka present imbere y'Imana iyo mirimo ubundi atugarurirwe kuko byaje kuba Imana iramugarura Tabita iri somo rya Tabita ryo rishatse kwigisha iki abantu bakurikiye iki kiganiro reka nkubwire burya abantu bose iyo bapfuye siko abantu barira hari n'umuntu ushobora gupfa bitewe n'ukuntu yatezaga impagarara abantu bakajya kwigurira bibaho yego ariko ibazaho kugira ngo umuntu w'umugore apfe hanyuma abantu bose umudugudu umurenge akagari basakuze bavuza induru uyu muntu ni umujyana turi bwambara iki uriya muntu aba ari umuntu w'igiciro ku kintu bita imirimo hari imirimo abantu bikorera mu ngo zabo ku gufasha abana babyaye
kwifasha ugasanga bateye imbere ariko ndashaka kubwira umugore ko mu mirimo akora igomba kurenga urugo rwe ikarenga umugabo we ikarenga abana be ikagera no mu bandi bana atabyaye ikagera no mu bandi bagore adafite icyo apfana nabo ikagera mu bo baziranye ikagera mu bo atazi agashakisha imirimo yo nanjye nihereho njya mbona umumaro wayo nabayeho uko wumva ngo naraburaraga ndabizi ko hari igihe kimwe nari ntuye ahantu buriya abakene bararutana yego bararutana abakene kandi bagira gute bararutana abakene bararutana nabaye ahantu aho hantu pe narabwirirwaga nkaburara nari umukene ariko nari mfite umuntu ndenze ukennye bimwe bikomeye kundusha noneho nari umutayeri ariko umwe upfundikanye nkareba ubuzima bayemo mana we nkajya nemerera kujya mwishyurira ibishingo bya 500 buri kwezi mwemera no kujya mwishyurira amabido 2 ku munsi y'amazi ubwo nanjye nyine kuko nabonaga n'injerekane kuyigura atabishoboye icyo gihe sinzi kugura inusu y'isukari reka da naguraga irobo cyangwa nkagura iy'ijana yabanaga we n'umugabo bari batarabyara hanyuma nkumva ngiye kunywa isukari ariko we ntayo yabonye noneho nkabara uduhiko nkafata nk'uduhiko nka 4 nkadushyira mu itasi nkamubwira nti rero ubwo ugenda uteka ka mukaru hanyuma ufata itasi imwe nawe afata iyindi naba naguze inusu y'inyama nafataga inyama nk'ebyiri n'agasosi hanyuma nkamushyira kuko twari duturanye ukuntu hanyuma nkamushyira hanyuma muri make nkagenda mufashisha muri bwa bukene bwanjye bwo kubwirwa nkaburara imirimo ntubona ukuntu navuga ngo twirwa duhinduranye imyenda ni mutureke tuyihinduranye ni mutubabarire tuyihinduranye munaduhe n'amahoro tuyambare ni mutwihorere kubera ko burya hari ibintu Imana ishingiraho ngewe ubundi mu mutima wanjye no muri kamere yanjye ngira impuhwe nyinshi cyane kandi ndashimira Imana ko hari ibintu nari narayisabye yatangiye kumpa ngiye nkunda abantu bababaye nkunda abantu babakene nkunda abantu bagowe nkunda abantu bari mu makuba nkunda abantu mbese bamwe bahondaguwe n'ubuzima kubera ko sishobora kurya ngo ndyame sishobora kwambara mu muhanda ngo mberwe numva nambaye ngenyine ntago bijya bikunda noneho zampuwe zanjye ugasanga umuntu ngiriye nk'imuwe amaye nk'umwenda muri ubwo buzima nabagamo cyangwa se nkagira ukuntu ngura igitenge najyaga ngura ibitenge 3 nkabidodeshamo imyambaro 2 kubera ukuntu nanganaga ntago nakoreshaga iribaya ngo nibitenge reka da nabibyazaga umusaruro hanyuma nkareba nkabona umuntu wendaje nko mu rugo nkabona arasa nabi nkaba nafata n'umwenda nambaraga ari wo ncungiraho nkahita nk'umwihera rimwe rero naje gutanga imyenda ntanga n'inkweto ari byo nari mfite noneho nyuma ndicara Yesu wenda vuga ntari kubanza hari navuze hari n'ubwenge ibaze gutanga imyenda ugasigara nta kintu cyo kwambara ufite ntangira kuvuga se nabuze ubwenge nkabwi Imana mbabarira nimba nabuze n'ubwenge nyine wenda nari gusigaza iyo nambara Imana yaje kumbwira ndi gusenga haleluya irambwira ngo shitani ntakwereke yuko wabuze ubwenge humura ntiwigeze ubura ubwenge ngiye kuzakwambika irambwira ngo ntubone ibi wakoze n'ibintu uri gukora nigeze nge nidodera ikitenge ndakidoda nkikubita kuri tayi hanyuma nza gutambuka mpura n'umumama arambwira ati nzabatizwa iyo Imana ishimwe ijwi rirambwira ngo ya myenda burya wadoze si yawe ni y'uyu mumama ugiye kubatizwa rihise ribimbwira nise mbwira ngwino tugende mujyana muri atelier arayambara mbonera mukwiriye mpitanye muhagira gute haragenda irambwira ngo nzakwambika nk'ikigori wumvise hano bituruka mu kwambara kandi uba makuru ufite nuko ntarambara ntago ndambara kuko nta mwenda wa 100 ngahe ndambara nta n'uwa 200 ntawo ndabizi ko ubu nibwo ngiye gutangira kwambara irambwa ngo nzakwambika nk'ikigori kuko wambitse abantu wambaye ubusa wagaburiye abantu ushonje rero hari ibintu byinshi navuga ariko wenda bikagera kuri ba nyirabyo wenda ibi nibyo bijijishije singe shaka nubura gukora ibintu ukajya ukifotoza ukanabitangaza ni na ya mirimo izanyuzwa mu ruganda gashya kuko bura hari uruganda ruzapima ibyo dukorera inaha ariko nzi neza kuba ndya 3 ku munsi
ntago byaturutse ko Imana yambwiye ngo izangaburira gusa nuko nanjye nagize ishyaka ryo kugaburira abandi kuba ngeze mu rwego rwo kuba mu nzu ya 200 nuko nzi neza ko nanjye harabo nishyuriye amazu kandi nkiri mu bukode kuba ngeze mu rwego rwo kuvuga ngo abana banjye bari kurya bari kwiga nuko nanjye nugira iterambere nushakira iterambere abantu nawe Imana izagushakira iterambere kandi nushaka gusubiza abantu inyuma nawe Imana izagusubiza inyuma icyo umuntu abibye nicyo asarura abagore rero nibiga kugira imirimo sibyo aba hari abantu hari umuntu baho ugasanga garderobe iruzuye ariko umutima we akaba adashobora kugira umutima wo gutanga akagira n'imyenda atakoza ku mubiri we ariko agatinyuka akabaho adashobora kwambika abantu akaba n'umuntu ukora stock agahahira ukwezi ariko akaba ari umuntu udashobora kumenya abo babana ngo abe yadahira n'umuntu w'umuceri ugasanga n'umuntu uzi kugendana n'umwenda ugezweho ariko akaba atareba iterambere ry'abandi imirimo rero igigarura abantu hari abantu bagaruwe n'imirimo bari ku maseta babyara hari abantu Imana yagiye irengera ituma abana babo biga kuko bagiye bitaho abandi umuntu rero n'abanyamwigendaho bizamutera icyaka kandi bizamugarura bizamutekoza isoni umuntu w'umubyeyi abakwiye kugirira neza abo yabyaye akagirira neza n'abatabyaye nagiye mbibona nko kuba mama bamwe bagendaga bacuruza ibintu mu ngo urababona nk'inyanya ukabona umuntu yinjiye mu gipangu cyawe aje kugurisha inyanya na karoti umuguriye utuntu twa 300 kandi ubitsa nk'ibihumbi 50 mu rugo ese udahereye kuri izo nyanya udahereye no kuri ibyo ufite wamusuke no kugakoma cyangwa kama kuri ka cyayi mu kabati ko karimo wamubwiye kururutsa umwana mu mugongo nyamuneka ukamuha n'iryo rindazi akahavana amafaranga akahavana no kuba yarya akabona n'imbaraga zo gukomeza kuzunguza uzi ko ibyo bintu bishobora kumushingira ikiduka uzi ko ushobora gusohora ibihumbi 5 Imana ikaguha 500 imirimo rero abantu niba yitewe nkuba abantu bajya bavuga ariko uriya mugore yari irase dore ukuntu ameze ubundi ayakura hera ubu nari nayatunga se nari nayatunga ntaragendera mu kimodoka gifite amatara ameze nk'amaso y'umuntu nari nakira se ntaragendera mu kimodoka kigenda ukajya ngo gihumeka nk'umuntu kidasakuza jawe nukuri ngewe numva niteguye umugisha cyane uwo mumama rero nkubwira nakoreye ibyo duturanye yaje kundeba rimwe asanga nagiye inyuma umva na twatuntu nacungiragaho ndatubura yariza amarira wibuke bya bishingwe yishyuye Mana ararira wibuke wa mutekano wibuke y'amazi wibuke bitambona neza ko iyo umuntu ahuye n'ubukene yijya mu mazi byumba yijya kizabonwa umuntu niba mwirukana mu kazi yijya mu rupfu yijya muri banguka ngo tabare yisenga y'iminsi 4 ahubwo niyibutse Imana ibyo Imana se wajya kuyizana amasengesho y'iminsi 7 kandi warabaga ku kazi ugakorera urugo rwawe wenyine ariko hari ikintu abantu bakwiye gutekereza umuntu atagize n'agakiza nagira ubumuntu umwana w'umuturanyi yaricaye ntago akiga urabizi ko yatsinze mama we n'indushyi ufite ibifaranga kuri konte unezezwe no kwirirwa umukataho n'imodoka yicaye kandi ufite yo kwishyura minervari ni ikibazo urumva hari umuntu umwe nigeze nishyurira inzu kera naramwishyuriye nkajya mwishyurira urumva buri kwezi nkamwishyurira hanyuma umuntu aza kumubaza ngo se wa umumama ukwishyurira afite amazangaye haramubwira ngo ntanzagira ngo ibyo bintu biratangaje ngo ni gute kwishyurira inzu yo kubamo se kandi ari mu bukode saha se bipangu byacu biva ejo bundi rero ni inkubete igipangu cyanjye kitikoraho bavuge ngo nabagabo bakinguriye no gukora kugirira neza abantu ni ibintu bituzamura mu ntera yego Mana yanjye bakunzi ba mama Charlene official cyangwa na mama Charlene nyine dore ko ariwe turi kuganira mwabyumvishe twaganiriye ibintu byinshi bitandukanye birimo byinshi mu bibazo mugenda mutuma kubabariza abantu bitewe nuko mubazi ngira ngo rero uwabazaga icyahana via mama Charlene uburyo yagisubiza uwabazaga icyatabita ngira ngo wumvishe rwose yuko tabita agomba kukwigisha neza cyane yuko nuhura n'ingorane ugeze mu gihe cy'akaga udakwiye kwihata amasengesho cyane ahubwo ukwiye kwihata kwibutsa
wibutsa Imana imirimo wakoze nk'uko nyine abari abapfakazi baririye Tabita aza kuzuka zuwe nuko ba presence imirimo imbere y'Imana yakoze ubundi imirimo y'ikamuvugira ubundi Imana ikamutabara. Mama Charlene ndumva mfashijwe kandi iyo mfashijwe mpita nsoza ikiganiro umaze kubimenya. Ubwo rero reka dusoze tugushimira cyane ko waganirije abantu bagukurikira kuri chaîne yawe yivuga butumwa. Nukuri Imana igohereza umugisha kandi n'aba bantu ibahereza umugisha cyane. Abatarakora subscribe ngo biyandikishe ni umwanya mwiza cyane wo gukora subscribe, gusharinga video nk'izi ngizi kugira ngo zigere ubu butumwa bugere ku bantu benshi. Naho ushaka nimero za Mama Charlene ho nyine ziraho ngaho hasi kuri iyo chaîne muri kurebaho kino kiganiro. Imana ibaha umugisha kandi nawe imuhereza umugisha kuba yemeye gukorera Imana akatuganiriza. Kandi nawe Imana iguha umugisha kubw'iyi nkungu duhaye. Imana umugisha cyane. Hari umupapa yarambwiye ngo nuzajya ukora ikintu umuntu agatinda kukwifuriza umugisha ujye wisabira. Mana uha umugisha Joel. Yego.